ariko nanone ntabwo ngiye kujya aho ngo ndire ngenda ndashimira urwego rw'umutekano RIB. Hari n'abantu batagira ubwenge buriya muzi inshuro Jack RIB yamwiyamye. Daily News Channel ayo makuru ashyushye nangaga kuyararana dore ko nanjye ndaye ntabagejeje inkuru rurimi rurara. The Daily News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with the Daily News Channel. Hello guys, bakunzi ba Daily News Channel, reka ntangire mbasuhuza ndetse nanabaha ikaze. Mwe mwamaze gukora subscribe nanabashimira. Mwese mwe mwamaze gukora subscribe kuri Daily News Channel kugira ngo mujye mubasha kubona notification z'ibiganiro byiza tubagezaho. Ko na intro sinani na intro irananiye pe. Ariko reka nkomeze nanabibutse namwe mutarakora subscribe kugira ngo urebe munsi hafi aho ngaho ukande kukazogera ukore subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification z'ibiganiro byiza tukugezaho umunsi ku wundi. Erega iyo naje mba naje. Nizere ko mwiriwe neza, abatameze neza namwe mwihangane kandi musabe Imana mwizeye muraza kumera neza. Ubu rero nzanywe hano n'amakuru atari meza, mutabona nseka ntabwo ari meza ariko arashyushye nayo ni nkuko kose. Umukobwa w'Abanyarwanda twamenye ku mazina nka Usanase Sharon, twamenye ku mazina nka Jackie. Uyu munota ari mu maboko ataraye. Aka kanya tuvugana ari mu maboko ataraye, gusa nanone ntari mu maboko mabi kuko ari mu maboko y'inzego z'umutekano. Ikibi nuko yaba ari mu maboko y'ibisambo cyangwa se yabicanye. Kiza rero ari mu maboko y'inzego z'umutekano. Ari mu maboko ya rumwe mu nzego z'imitekano, ari mu maboko ya rumwe mu nzego z'umutekano ruzwi nka RIB. Jackie rero kugira ngo ashyikirizwe RIB ntago tuzi icyabiteye ariko tuzi bimwe mu bintu byinshi akora bigaragara nk'ibigize icyaha. Nako nta nubwo ari ko bigaragara ahubwo bigize icyaha. Jackie yagiye agerageza ibyo bintu kenshi, abayobozi bakaza bakamugira inama ndetse bakanamuhamagara bakamugira inama, umukobwa akanga kabibamba, akanga gucogora kugeza ubwo koze saga yakoze ejo bundi, ndetse hari n'ibyo yagiye akora kera yongeraho n'ibyo yakoze ejo bundi. Akaba ndakeka ntabwo mbihagazeho, nkaba nkeka ko ari cyo kintu kugeza kuri uyu munota gitumye ari mu maboko y'inzego z'umutekano. Mwabantu mwe ntago ndi hano mbabwira gutyo kubera ko binshimishije. Ntago binshimishije, ikindi sindimo no kumuseka. Ntabwo ndimo kumuseka kubera ko kiriya ni igikombe twese twanyweraho. Nta muntu udafungwa. Umuntu wese ashobora gufungwa. Ariko burya hari ukuntu umuntu afungwa ukabona kuko biri kose abaye ejo bundi babajije ngo nuwuhe mugani akunda. Aravuga ngo akunda umugani uvuga ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Uriya mukobwa impamvu ntagiye kujyaho ngo ngira agahinda cyangwa ndire cyane mpogore nuko yagiriwe inama kenshi. Uriya mukobwa yagiriwe inama kenshi kugeza ubwo urwego rw'umutekano RIB rwigeze gutumaho abantu bamwe na bamwe b'abanyamakuru bakunze kumukoresha ibiganiro atukana, yubahuka, avuga amagambo adahesha agaciro umunyarwandakazi uwo ari we wese. RIB ikabasaba ko bahagarika gukoresha uwo mukobwa ibyo biganiro cyangwa se bagahagarika gutuma avuga amagambo nyandagazi ayavugira ku bitangazamakuru byabo. RIB irababwira iti ibi bitangazamakuru biriho kugira ngo bigeze ibintu bizima ku Banyarwanda. Niba nta igitangazamakuru cyawe utaragikoze kugira ngo ugire inama Abanyarwanda, reka kibereho kubasusurutsa. Bamwe babishyiraho komedi, abandi babishyiraho imiziki, abandi babishyiraho ibiganiro, ariko byibuze bifite icyo bivuga. Twese ubusa twarabuvuze. Akenshi muze kunyihanganira iyo navuze cyane, hari igihe nyuzamo ngakorora, murabizi ko umwuka ngupimira ku kiyiko. Akenshi twese ubusa turabuvuga. Hari n'igihe akenshi dukora ibigize icyaha ariko twebwe tutazi ko ibyo bintu bigize icyaha, tutazi ko ibyo bintu bishobora kuba byaba zimwe mu mpamvu zatuma tujya mu maboko
atari ayacu tujya mu maboko y'urwego rw'umutekano RIB, tukaba tutazi ko ibyo bintu byatugeza muri RIB. Ariko kugeza amagingo aya RIB ntabwo ari urwego rw'umutekano ruhubuka, ntabwo ari urwego rukora ibintu bitatekerejweho cyangwa se bitari ngombwa. RIB ni urwego rw'umutekano kandi rukora ibintu biri ku murongo kandi byatekerejweho. Ni ukuvuga ngo RIB ni urwego rw'umutekano ikaba n'umubyeyi. RIB iyo ibonye watandukiriye irakubwira iti ibi bintu urimo gukora ntabwo ari byo, mwige gukoresha imbuga nkoranyambaga uko bikwiriye. Rero iyo babikubwiye RIB ntitukayigondoze mwa bantu mwe, njyewe ndabashimira pe, nanjye ndabizi umunota ku wundi mwambwira muticishwa, ariko njye ndabashimira. Impamvu mbashimira ni iyi ngiyi: niba mushobora kubona ko umuntu yatandukiriye mukamugira inama, ejo mukongera mukabona arongera aratandukiriye mukamugira indi nama, ejo bakongera bakabona aratandukiriye bakamugira indi nama, uwo muntu aba ashaka kugondoza ababyeyi RIB. Rero niba umwana w'umunyarwandakazi yanze kumva, RIB yabaye imufashe imushyira aho akwiriye kuba ari kugira ngo aganirizwe, ashyirwe ku murongo, azahave ameze neza, azahava arimo gutekereza neza. Buriya rega hari igihe niyo turimo dukata muri uyu mujyi tutabasha kwitekerezaho. Yego wenda ntabwo wakwifuza kwitekerezaho ugeze mu nzego z'umutekano, ariko nanone burya iyo bakubwiye ukanga kumva icyiza barakwereka, nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Ntabwo nje hano gukina ku mubyimba uriya mwana w'umukobwa, ntabwo nje hano kumukina ku mubyimba, ariko nanone buriya nta n'ikibazo afite, kuko ibi ni ibintu yabujijwe kenshi kandi akabisubiramo abireba. Ndakeka abantu mwese muri comment mwarajyaga muvuga muti ariko kuki RIB idakurikirana ibi bintu? RIB ntago ihubuka, RIB ntago yiruka, ahubwo iritonda ikanitondesha umunyacyaha, ikareba se yakwikosora. Ariko nanone ntabwo ihendahenda, kuko amategeko abereyeho kubahirizwa cyangwa se kuduhana. Amategeko iyo yishe, amategeko ubundi abantu benshi baravuga ngo amategeko aberaho kuyica, ariko burya muribeshya, ntabwo amategeko aberaho kuyica, ahubwo amategeko aberaho kuyubahiriza. Iyo utayubahirije iyo ubwayo arakwihanira. Ni muri ubwo buryo rero uyu mukobwa kugeza kuri uyu munota, ayo makuru ni amakuru angezeho nonaha, ni muri urwo rwego uwo mukobwa kugeza ku magingo aya ari mu maboko ataraye, ariyo maboko twakita amaboko ya rumwe mu nzego z'umutekano mu Rwanda, RIB. Ari nako tugenda tuboneraho kumwihanganisha, wa mugabo we nawe nimba waranamutaye ihangana ugenda umusuri, kandi Nyagasana mworohereze, wenda mufasha naveyo, wenda yavayo yaciye akenge. Ariko nanone ntabwo ngiye kujya aho ngo ndire, ngiye ndashimira urwego rw'umutekano RIB, ndabashimira 100%. RIB muri ababyeyi, muri abantu beza, kuko mutagiye mutunyuzaho ikinyafurega twatandukira tugakabye. Twese tugira amafuti, ariko buriya hari n'abantu batagira ubwenge. Buriya muzi inshuro Jackie RIB yamwiyamye? Njye muzi ko RIB yigeze kumpamagara nta n'icyaha ndimo, ari ukujya kuba umutangabuhamya. Mw'abantu mwe, nashatse kunyara nagera muri wese zikifunga. Nazengurutse karitsiye yose nyireba nkabona nta hantu na hamwe mfiteho kujya kandi hahari. Ngezeyo nsanga bari bantumyeho gutanga ubuhamya, kandi uwo munsi nanjye nari nakoze ibintu bitari fresh, ariko ugasanga icyaha ukurikije ukuntu wenda amategeko abibara, ugasanga icyaha si icyanjye. Ngira Imana icyaha nticyaba icyanjye, kuko nyir'ukurega si njye yari yareze. Ndokokera, ariko ubwo kuva uwo munsi njye nta muntu naza gutuka biriya bitutsi rwose. RIB idufashe, uriya mukobwa nanagaruka, niba babigenza bate bakamuformata, nukuri ntabigarure muri sosiyete nyarwanda. Birimo kutwangiriza urubyiruko, birimo kutwangiriza abana, birimo gusebya abantu. Nta mukobwa wubahutse akavuga ngo imbwa, avuga umugabo ngo amwite imbwa. Jackie yakoze harassment kuri uriya mugabo we, arakabya, yaramuharasinze arakabya, ndetse ni na harassment ku mugabo wese w'umunyarwanda, kuko nta mugabo mwubaho.
nta mbwa muntu ibaho, umuntu aba umuntu, imbwa ikaba imbwa. Rero banyarwanda banyarwandakazi, mukomeza kudukurikira kuri Daily News Channel, ayo makuru ashyushye nangaga kuyararana, dore ko nanjye ndaye ntabagejejeho inkuru ururimi rurara. Ariko rwose ururimi rurara ruri, ariko rwose ni muri urwo rwego nyine nanjye nagira ngo mbagezeho iyo makuru, ntacyo mbakinze. Ubwo uko biza kugenda bigenda, icyo yindi tuza kuza kumenya ndakibagezaho. Ndabashimira rero mwese, ciao ciao.